tubahaye ikaze mu ikinamico Umuzi. Bikomeje kudogera kwa Sezibera ko duheruka kubita Kayitesi. Ese mama byaje kugenda bite? Ko Mukashyaka bari bamubwiye kujya gushaka Minyone wari wigendeye kubera kurambirwa intonganya zahoraga iwabo, yaba yaragarutse? Reka twumve aho bigeze. Abagabo n'akanyagafiyo nta wundi wari kubashobora uretse jyewe ubasha kwihangana. Aya ntibaduhurije kuva ku biro tuje kubara imibyizi y'abahinzi ngo turahabasanga. Hari abo uhabonye? Kwanza pareka ku ruhande abona perezida mpamagaye. Alo? Isa mwambwiye nayubahirije nari nahageze ndababura. Ngo saa 8? Ubwo se ndabategereza kugeza icyo gihe koko? Oya ntibishoboka. Mfite akazi kenshi biro mufashije mwareka tukabishyira ejo. Sawa. Gaho nyumvira nawe. Kubigenza biki? Perezida. Cyakarere kamumbwire. Kumwe nakubwira ko baginga ibyo gukora nabo bimaze kungera ahantu. Namaze kubica amakaroma. Ubu hasigaye kubara imibyizi y'abahinzi tukabahemba. No kwishyikiciro cya mbere. Cyabari yabejeje umuceri. Ubundi bye. Ntagaruro pe neza. Umusindi yarenze akargo. Ayo se. Uzabigenza utuzandi kusezera. Uzatanga priave, uzakora romize, akazi uzagata. Cyibyo mbwira rwuzi. Ntabwo ndi kugenda numva ibyo ari byo. Shabyihora ko nzabigenza n'igikusa. Uzasezera uteze. Ndeba imvune ngira n'imikorere mibi yabo. Nareba n'umushahara mpembwa. Ngasanga igihe maze kubatabikira hagije. Ariko rero wagenda wagira ute? Ntakantu uzagenda utamfashije rwose gutunganya gahunda yanjye yo kwigurira icyuma gitonora umuceri. Uzabigira ibyawe rwose ugenda utsinye ibitosi yanjye uyisize rwose imeze neza. Wacyantugire ikibazo. Igihe cyose bazafata imyanzuro ngihari. Nzitambika bishoboka. Ujya rwose uzabigira ibyawe. Nuko nzitambika. Ura rwose pe. Ariko hari n'inama twajya. Ubu niba wizeye kashi zawe waba ikiguze bakazazizana bitiriwe bijya mu by'amasoko. Mugani wawe ariko di uko nabyo bishoboka. Bitekereza bashora yanjye njye nkazaza ameze nkaho nishyuza isoko wizeye ko rihari tayari. Bitekerezeho kuko icyo gihe wahita bategeka nta n'undi muhanganye. Siko ari byo cyangwa se ukabakodesha mu mwaka wose bakabanza bakaguhira ifatika. Uri umuntu wanjye ntibakubwira nta n'imwe wigeze ngira inama mbi nicyo nakunda rwose nkaka. Naho ubundi rero ndakumva Kimisango yego Gatsinsi n'ahandi heza hasobanutse. Namaze kubona abantu bafatika. Tuzafatanya ni muri gahunda nzima barakize ndonye za koperative. Kimisango se shako naheruka buranza hamenyara. Zamenya mbariza oya humura. Kimisango ndayizi. Yego nujya kuza uzamvugishe nkwereke aho bigurirwa. Yego nako tuzabatwara navuganye mbere yose turi kumwe tuzatubiganira. Si ngombwa icyo gihe. Yego wero nzanya nkomeza nkubwira uko gahunda zimeze. Yego none se ndakumva. Urabizi kuri inshuti yanjye. Yego ndashaka nkubwire kantu bw'isukuri. Mu by'ukuri Kimisango ni ugiye gukorera bimeze bite? Yacya iryo riracyari ibanga ry'akazi. Cyambwira nzabikubwira amaze kubyinjiramo neza. Cyangwa nawe nushaka usaze dufatanya pa ate imodoka tugende. Shasoso ntubifate nabi ni imyaka nanjye nagize pe. Imyaka guteze umuntu w'umugabo koko ararya akarya atabarazi ko yishyura inzu koko. Soso ni isomo naribonye rwose ntabwo bizasubira sivyo. None se gwakorwa iki? Sinzi gusa nyine ikibazo cyanjye cyateje ikindi kibazo gikomeye muri rwa rugo pe. Kandi rwose niwe wabiteye rwose Soso iyo bagiye kare rwose ndyari kugenda kuri. Umva rero mbaruru nkwiyame. Ikizi utazavaho nambeshyira ngo ninjye nyirabayazana kugira ngo rura rugo rusenyuke. Uri kunyumva? Iyo uza kwishyura amafaranga y'abandi ubu biba byarabaye biba byarageze naho barwana. Erega wowe nta kibazo ufite n'ubundi humura. Uvuze ngo iki mbaru ngo nta kibazo mfite ahubwo ni nanjye ufite ikibazo kurusha bari bose. Guteze ibyo wakoze se ni ukuvuga ko ubiyobewe ahubwo shyiraha amafaranga yanjye. Reka nawe genda wana ngo amafaranga se yiki hari ubwo twaguze sinagusengereye se sinagutegeye kila kitu cyose njye wagikoze ushaka amafaranga yiki. Mbaruru rero ntushake kumenyera ngo nzanire za mama wararaye. Uri kunyumva twatashye tuvuganye ngo iki Soso nakubeshye rwose nta kintu na kimwe niba kanyiza twavuganye pe. Nta kintu na kimwe niba kanyiza twavuganye.
nta nicyo ntekereza pe wumve ngo ubu ngubu rwose ushaka kubikiraho rero. oke ibyo reka tubireke nta kibazo. none se njya gutaha hari ubwo wanyishyuye kuzi ko wakoreye aho hari n'amafaranga y'ikinini byibura wampaye. ubwo soso mva nkubwire iyo mitwe ngiye ntuyinzaneho cyangwa iyo bagiye ko akanya watubwiye ko arizo turi gukoresha ushaka gukuramo abagabo amafaranga ndabyibuka de urumva. kuri iyi nshuro rero ntabwo ari uko bimeze. ikinini narakiguriye kandi byari mu nshingano zawe ndavuze ngo uhita unyishyura amafaranga yanjye nonaha. buriya reka nkubwire uri kumbwira gutya nkumva ngiye nanataye umutwe. wataye umutwe soso wataye umutwe se mu biki? wumva se manza wumva ubundi mbwiza ukuri uhagaze gute ufite virusi itera sida manze fata ibintu hakiri kare cyangwa soso ko twaryamanye nta gakingirizo uriyizeye cyangwa urarwaye? shayi ndakumva habaye iki kuko n'abantu se babaye benshi kandi basakabaga ahubwo igera hino nkubwire habaye iki njye ndatunguwe pe ndabona bidasanzwe mbwira ngo bimeze bite. urabona ejo koperative yari yatumyeho abakozi b'abahinzi bamaze iminsi ku bitanda by'umuceri bya koperative inatuma abahinzi bejeje bwa mbere bagashyikiriza koperative umusaruro wabo. ndabizi ko bagiye kubaha amafaranga bose nyine ngo bishyurwe. ibyo se nibyo bituma basaka bakagutya umujinyuka n'utya. tega amatwi nkomeze nkubwire ubwo nyine ejo amafaranga yabo bari bayakuye kuri banki mu gitondo perezida yarashyikirije ko nta buri ngaze gutangira kwishyura byibuze nka saa yine bayamaze kuhagera. koko numva ngize ubwo inkuru utarayisoza bushayi none akaba yahise aratwara. ntubona ko bibaye mu masaha 5 se mwamubuze? umuntu wamubonye bwa nyuma yavuze ko yamubonye yurira moto ndetse na telefone yayikuye ubu ntayiriho. yewe data we bya bifaranga byose arabitwaye arabikukumbye da. ibi turabikika tutemo akagira imana nka koko niwe wakora ibintu nka biriya se koko cyo ukuntu ejo bundi twahoze tumushima di cyakaba nta kundi nyine umuntu n'umuntu kandi ni mugari. none se bushayi ndakumva ubu koperative irabyitwaramo ite n'aba bantu mu gihe nk'akagishakishwa turabaturisha abatuzi hanyuma tubashakire n'ubundi buryo bakwishyurwamo kuko nabo rwose ikibazo bacyo. none se bushayi ndakumva niba atari ibanga rya koperative yaba yatwaye nkangahe yawe ese nta kanunu kawe yaba yagiye? reka gusa cyakaba amafaranga ni menshi pe ntituramenya umubare wayo. ikindi nuko natwe twari tuzi ko ari wowe rwose turi bubaze uko ngewe kuko mwakundaga kuba muri kumwe ko Yesu Kristo ngewe cyakabari nta makuru na make mfite ahubwo mwakarantunguye pe arantunguye birenze ibikenewe muramumbaza mutegewe ikirondo gusa no ko mubare bukorerwa iperereza nawe urimo rwose nzavuga ibyo ntazi ngaho muhora urebe ikindi kandi nawe urarya urimengera rwose ngaho nagize neza kandi ngejo bundi wakuzanyije na muki wanjye ushatse wagorora ibintu hakiri kare. ibyo ndabizi ndaza kubikoraho nimugoroba twaza no kubonana ariko buryo tukavugana. ariko se niba iki gusimbagurika buri kanya kayite na n'ubu ndakibaza icyo wankubitiye. ibyo bikaba bitumye ubyuka saa 8 z'ijoro so kancaniraho itara. wowe nsaba imbabazi warampemukiye. ahubwo niyo wakabaye uzinsaba nkurikije amakosa yose wagiye unkorera. wagiye yakora nka kwihorera gusa rwose ngiye ngikubwire ndakurambiwe. ngo urandambiwe papa nene cyane. n'ubundi barabivuze kuko abagabo ari abana b'abandi. ngo ubonye umaze kunshajisha none ngo urandambiwe ubwo urampaze mbese si icyo ushatse kuvuga se? ibyo subikuye ngo mbikuye he? ubwo si icyo ntumva cyangwa ntabona ni iki? nakabikenze ukuntu uza ugarama ngo urahaze nturye muburire reka kumbe n'ukundambirwa. sawa ntacyo papa nene burya ndakubonye. ariko si wa mugore we nturi gatumwa aho bigeze reka winsakurize reka niryamire. sinarinzi ko wakwibagirwa neza nakugiriye ngo uvuge utyo. burya umuntu ni mugari neza nyabakiza. amafaranga se wandusha gukayampa akazi se wampaye iki kiza cyawe nzi ku buryo wiyemera ngo hari ikintu kidasanzwe wankoreye. papa nene uravuze ngo nta kintu maze muri make ngo ntacyo maze ndutwa n'uwapfuye ubwo ni kuvuze wakakimaze umpa amahoro ariko uburyo witwara rwose mbona nta kintu bimfasha uretse kunsaza. cyakoze uri nakoreka niryamire nkwihorere. waruvuze ngo ndinki subiramo numve ngo ndinki. iyo uketse ubwo niyo nyine
Kayite wumvise hariyo mvuze se ubundi nakubabariye byinshi ariko iki cyo rwose urakizize unutse ngo ndinye Kayite ngiye kuguhana kugeza igihe utazongera gukinisha kubumbura akanwa kawe ngo ariko nkwiyame ngo iki nkwiyame rwose papa nene mvaho rwose ubwo urashaka iki koko wamvuyeho ndekura reka nguhane reka nguhane icyo kikoshye ntugira ngo ndacyakubembereza ariko mwana yanjye we ndaguhana ariko umwana wayo kuko arankubise we ayi we murabari we nene kumara yanjye kuko ugatinyuka papa nene ugatinyuka ukankubita kuko mubonye rero ubushize nkubabarira ugira ngo niko bizahora Serge ngiye guhamagara urebe ko noneho batagutwara bakagufunga rwose watinze ngiteka mba niteguye ko ari ikintu kibi kizambaho bitewe nawe muri uru rugo nta soni kandi ubimenye nibatanaza ngo bamfunga ejo nzagusigana n'uwo mukobwa wawe nigendera uzabone nta soni wahereye nimukingure ni polisi papa ni polisi nibaze nyine nibaze mu byane babwira uti nimwicare muri salo ngaho ndaje reka mbanze nambara ipantaro Kayite ngaho ishime bagiye kumfunga sha ariko iyi migambi yawe umenye ko itazaguhira ni kwa mugabo ucyohotera umugore wawe afande ibi bibazo rwose ndumva nta mpamvu yo kubimpatira hano dore amaboko ngaya munshyiraho amapingu tugende nta mpamvu yo kwambika amapingu imbere tugende kandi nushaka kuturwanya biraza kuba bibi chance Barura umutima uramusimbutse yisanze inzoga zamukoresheje amakosa yo kuryamana na Soso nta gakingirizo ubu saribuka gufata imiti ituma atandura agakoko ka virusi itera sida ntakanaho umugambi wo kujya Kimisangwa awushyize mu bikorwa kandi agiye atwaye amafaranga y'abanyamuryango ba koperative ko batangiye iperereza cyakabare ntari umutange kwa Sezibera bihinduye isura ntimuzacikwe naho ubutaha Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango. Yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 1:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.